Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira ku wa mbere no ku wa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no ku wa gatanu saa 12. Ntimugacika. Maro y'Imana nshuti bakunze b'ikiganiro Higura, kiganiro mukunda muri benshi. Uyu munsi ni ku wa gatanu, abantu batangiye impera z'icyumweru, batangiye kwishimira ibiruhuko cyane ko mu bakora imirimo itandukanye impera z'icyumweru bari iminsi y'ibiruhuko cyangwa se bita weekend. Uyu munsi rero ni ku wa gatanu nk'ubusanzwe, tugiye kubabwira bimwe mu bisubizo mwabashije gusubiza neza ku bibazo twabajije ku wa mbere no ku wa gatatu. Muribuka ko ku wa mbere twari twabajije ngo kugira ngo abantu batubwire aho umuhanzi Nsengiyumva François avuka, bakatubwira akagari ndetse n'umurenge n'akarere. Ibyo ngibyo hari benshi babisubije, ariko nanone babisubiza mu buryo butari bwo, cyane cyane ko abantu bagiye bitiranya ahantu atuye ubu ngubu n'ahantu Nsengiyumva François avuka. Twaganiriye na mwatatu ari nawe mwambiri, mwarabibonye abantu benshi baba bafite amatsiko yo kumumenya, cyane ko turi gutegura indirimbo ye yitwa Rwagitima iraza gusohoka muri no minsi. Hanyuma ku wa gatatu tuza kuganira n'umugore wa Nsengiyumva François, umuntu abantu benshi bari bafite amatsiko cyane bikomeye, benshi bifuje kumubona, abenshi bashakisha uburyo bamubona, ariko ubu ngubu twe twaramubazaniye muramureba, mubona imbamutima ze, mubona ibyo atekereza ku mugabo we François, cyane ko ari umukunzi we mumaranye n'igihe kirekire cyane ko bafitanye abana bagera kuri 2. Uyu munsi rero reka turebe abasubije neza ku bibazo twabajije. Reka tujye ku kibazo cya mbere twabajije ku wa mbere. Abantu benshi nabashe kugisubiza ko bagiye bitiranya ahantu Nsengiyumva François cyangwa se Gisupusupu avuka ndetse n'aho atuye ubu ngubu. Ubusanzwe François avuka mu kagari ka Rwankuba mu murenge wa Murambi mu karere ka Gatsibo. Benshi bagiye bahora kuri Gatsibo, ariko akagari n'umurenge barabyitiranya barabivanga. Reka tubashimire namwe ko mwabashije gusubiza. Ubwo igisubizo cy'uyu munsi cyo ku wa mbere ni kwihangana, ubutaha muzasubiza neza. Nyarukire ku cyo ku wa gatatu twabajije. Twabajije ngo mutubwire ese umurishyo w'inyanja wahimbwe ryari, hari ku wuhe mwami, hari habaye iki? Icyo gisubizo abantu benshi bagerageje gusubiza, ariko hari wahize abandi. Nshimire n'abasubije bose, ariko uyu nguyu we yagerageje ati muraho n'uwizeye Sharon Garçon Kimihurura. Umurishyo inyanja ni umurishyo wo gukuramo uvuzwa bebeye nk'intore basuma bakura umusomyo nk'abasare bayitambuka. Inyanja rero yahimbwe ku rupfu rwa Rwabugiri, yatangiye ku Kivu cy'Inyamasheke atabarutse i Bunyabungo mu Muhindo w'1895. Inyanja rero yahimbwe na Muramutsa wa Kingari cya Rukumbi w'inyabitare mu Butandura. Iyo ni igisubizo yatanze, tunamushimira cyane. Turaje tumuhembe, ariko n'abandi mwese turabashimiye. Muraho neza? Nitwa Amandine, ni umunyamakuru w'ikiganiro Higura. Ninde tuvugana? Uwizeye Sharon wasubije ikibazo twari twabajije kwa gatatu. Ni wowe wabashije guhiga abandi basubije. Gira ikintu ubwira abandi banyarwanda bakurikira iki kiganiro cyacu. Ikiganiro Higura kirimo ibintu byinshi bitandukanye byerekeranye n'umuco, cyane nk'urubyiruko baba batazi ibintu bijyanye n'umuco, bakwitabira gusoma, badasoma cyane bakitabira kwigira kiriya kiganiro cya kuri YouTube. Cyane byinshi umuntu agenda ahungukiraho ubumenyi bitandukanye, byafasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe. Mu kanya turaje tuboherereza ibihembo byanyu. Murakoze nawe. Mbibutsa ko ikiganiro cyacu ari kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Kuwa gatanu tuzaduhemba
ibisubizo tuba twarabajije muri iyo minsi yatambutse. Hanyuma tubibutsa ko umuntu ugiye gusubiza ikibazo agomba kwandika izina rye agashyiraho n'igisubizo uko twakibajije, agasubiza neza kugira ngo tuze kubona ko igisubizo gitomoye, birafasha cyane. Hanyuma agashyiraho na nimero tugomba kumuhemberaho ya telefone ihuye n'amazina ye. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza, muryoshye kandi weekend baryohere.